Ndi Esther niyo Mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi reka tuharire ubuvanganzo bw'ikinyarwanda. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gisigo cy'ubuse, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze turebe igisigo ni iki. Igisigo ni inganzo nyarwanda iratikana singiza ubutwari bw'umwami. Ibisigo kandi byadutse ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Mbere yuko dutangira reka tubanze turebe ese igisigo cy'ubuse cyo ni iki. Igisigo cy'ubuse ni umwandiko uhimbitse ku buryo bw'ibisetso bisa n'ibisebanyo byandikiwe mu itorero rya kera ry'abana b'ingimbi barererwagamo, aho bigaga kuvuga neza icyocyorana kandi ntihagire urakara. Iyo warakaraga bakwitaga igifura cyangwa intyenzi cyangwa umunyamusozi utazi kuganira mu bahungu. Abahungu bitozaga kandi ibya gisirikare, kurasa, gusimbuka, kurwana, kugira ngo bazakure ari ingabo z'igihugu, kuko kera umugabo wese yagombaga kuba ategetswe kuba ingabo y'igihugu. Naho abakobwa bo barererwaga mu ibohero iwabo mu ngo, bagatozwa kwita ku rugo, kugira isuku, kubaha agaseke, imisambi, guca imyeyo no kwita ku mugabo. Reka turebe uturango tw'igisigo cy'ubuse. Igisigo cy'ubuse kigira amagambo asekeje arimo gusebanya. Ibyo bisebanyo ntabwo byabaga ari ukuri kuko bitabaga byarakozwe. Ibyo bisebanyo kandi byibandaga cyane cyane ku busambo bushingiye ku nda nini, rimwe na rimwe no ku buhehesi. Reka turebe akamaro k'ibisigo by'ubuse. Ibisigo by'ubuse byasetsaga abantu, bikabafasha kuruhuka ndetse no kwidagadura. Byatumaga abantu bamenya kuganira ndetse ntibabe ibifura. Reka turebere hamwe mu banditsi bazwi cyane mu bisigo by'ubuse. Uwa mbere ni Padiri Alex Kagame. Padiri Alex Kagame mu ndyohesha birayi yakuyemo ubuse atera umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa ndetse n'abatware be bwo gucuranwa inyama z'ingurube, yerekana ko nabo ari abantu nk'abandi bashobora gucuranwa. Alex Kagame kandi yarashishikajwe no kwerekana agaciro k'ingurube yasuzugurwaga muri rubanda. Aka gatabo kasohotse umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa kiriho kandi ntacyo yamutwaye kuko bari bamenyereye iby'iyo nganzo. Undi ni Gasimba François Xavier. Ibi yabikoze mu kivugo cy'imfizi banga heza, isi harusahuzi ndetse no mu ndege y'ubumwe Rwanda rw'ubu. Gasimba avuga cyane cyane ku bukungu butari bumeze neza mu gihugu, abivuga mu ndege y'ubumwe Rwanda rw'ubu. Na ruswa yari yaramunze abayobozi, abivuga mu isi harusahuzi. Gusa ibyo byose abivuga mu buryo bw'ubuse. Mu buse rero ntawe batinyaga kubutera kuko n'abatware n'ibikomangoma ndetse n'umwami Nyiringoma nawe yaterwaga ubuse. Mu gutera ubuse ariko wirindaga kuvuga amakosa yakozwe n'ugiye kubutera kuko byashoboraga kugukoraho. Kuri iyi ngingo Padiri Alex Kagame avuga ko nta musizi wabaga hejwe kugira icyo avuga kandi ibyo ntabizire. Gusa hari ubwo batandukiraga bakavuga amakosa yakozwe n'umwami cyangwa se bakazira gutura ibisigo abandi bantu batari abami bagahanwa. Reka turebe ingero z'abasizi bahanwe n'abami. Uwa mbere ni Musare. Umwami Kigeli Ndabarasa yaramurakariye yenda no kumutanga ngo yicwe. Ese dore byagenze gute? Ndabarasa yateye Ndorwa arayitsinda maze yigumirayo, yanga gutaha i Rwanda. Rubanda batinyaga ko yazatanga kiriyo kuko byari imiziro, byari kuzarushya mu bijyanye n'imihango yo kumutabariza. Batumye Musare ngo amubwire aze, maze Musare nawe abikora mu gisigo yise Mbwira umwami uko abandi bami bantumye. Yavugaga ko azanye ubutumwa bw'abami n'abagabekazi babanjirije Ndabarasa bamusaba gutaha. Hari aho avuga ati bategereje ko ucyura iminyago ukayibamurikira. Byageze aho Musare arerura ati ukwiye gutekereza ugataha ukajya gukora impamba yo kuzagutuza imunanira. Umwami yahise yibwira ko Musare ashatse kuvuga ko ashobora kuzatanga atarataha. Biramubabaza, avuga ko Musare arogoswe, maze ategeka ko bamuta ku ngoyi agategereza gutangwa ngo yicwe. Ariko mbere yo kubikora Ndabarasa atumiza umuhungu wa Musare nawe wari umusizi witwaga Kibarake cya Musare, amushinga guhimba igisigo cyo gusubiza se. Yamusubije mu gisigo yise Batewe n'icy'uburake. Bivuze ngo abo bakurambere barakajwe n'iki. Kimaze kuzura Ndabarasa aragitora maze atumiza Musare ngo akimubwire. Buri umwami wa Musare yari yavuze ko hari icyo yamutumye kuri Ndabarasa. Icyo gisigo cyamugeneraga igisubizo cy'ubutumwa bwe. Yerekanaga ko ibihugu byose bigize u Rwanda mbere bitari u Rwanda kandi ko byagiye bitsindwa bikagirwa u Rwanda, abami bakabituramo. Ati nk'ubwo abo bami barambiye ko ntuye Ndorwa narahagize u Rwanda. Umusizi wa kabiri ni Barishaka wo mu Rusenyi. Aha ni Bwinshaza. Yemeye ko bamutura igisigo kandi atari umwami, maze Kigeli wa kane Rwabugira aramutanga aricwa. Uwa gatatu ni Ruhinda rwa Kinyakura. Mu gisigo cye yise Ndi umupfumu w'umwami yatuye Yuhi wa gatatu Mazimpaka
yavuzemo iby'amabanga y'ubwiru, bamuta ku ngoyi, ariko nyuma y'iperereza basanga ntawamenye iby'ayo mabanga y'ubwiru, baramurekura maze Mazimpaka amuca ku mwuga w'ubusizi atyo. Uwa nyuma ni Ngurusi, uyu ni mwene Karorero. Yabonye amakosa akozwe na Kigeli wa kane Rwabugiri yo kwimika Rutarindwa utaragiraga nyina, akamuha umugabekazi w'umutsindirano Kanjogera, kandi Kanjogera nawe yari afite umwana w'umuhungu Musinga yabyaranye n'umwami. Abivuga mu gisigo yise Urugo rugwije imbaga. Rwabugira byumvise ati noneho si ugusiga ni ugusebanya, amuta ku ngoyi maze muri yasaba imbabazi mu gisigo yise Ndi umuyoboke w'umwami. Ibi tumaze kubona birerekana ko umusizi yagombaga kwitwararika, akavuga gusa amagambo yo gusingiza atari ukunenga amakosa y'umwami, kabone niyo bwaba ari ubusa. Ntawashoboraga kwigira akaraha kajya he ngo nuko ari umusizi maze ngo yivugire ibyo yishakiye, kandi bizagera ku mwami nyiri u Rwanda akabimuhanira. Naha dusoraje ibijyanye n'igisigo cy'ubuse. Naho ubutaha. Genari Esther niyo Mutabazi. Iyi ni Esther Official TV.